ako mama wagiye umpa amahoro koko ubu ngubu nimva muri runo rugo uzarusigaramo aho so no rubujijwe n'iki satari urugo ako mama nta n'isoro umva mubwiskuri ntabwo uzi uburyo mbanyemo nawe mama mbabarira ndakwinginze mfite uburyo nubaka urugo rwanjye nawe ufite ukuntu wubaka urwawe mbabarira rero mama mpera amahoro umugabo wanjye mama ndamukunda rwa rwego utanabasha kubyumva mwana wa ibi byose n'urukundo ngukunda nanjye no mpamvu murwanira ishyaka mama ndabizi nanjye ndagukunda ariko ntabwo bivuze ngo wowe ujye kunyurira umugabo wanjye mfite uburyo ako mama ubu aka kamwanyura ibagiwe mwana wa uracyari muto gutuvunikira umugabo oya nako ibyo mbishaka mama fata iki ubuse rurangabo rurabya hari ibintu bibiri ntabwo nakwirukana nk'imaye bo hano mu rugo rwanjye sibyo ubwo uraguma hano twe twigire kwira muri hoteli ariko ubwo nta soni mwana wa mama nta byisoni ibi ndabi murajya muri hoteli wowe urantukira umugabo hano haranakuruzi mama ntago yandoze uriya yarantunze igihe nanjye ntari meze neza nawe yakubakiye umwana w'ikinege mfite kuko ntunyumva ariko se wabanje mwana ntabyo kukumva mama urataha ngo wahitike cyangwa twe twigire muri hoteli urahitamo ibintu n'ibibiri kandi mfasha kubera rero rugabo ruturanye mu cyumba nta soni ngo ngende mama mbabarira ndanagukunda pe mbabarira ntunukire umugabo mama mbabarira wakoze kudusura taha mukobwa we oya mama mva ndakwinginze rwose urabizi ndagukunda mama ngwino rwose reka ngende ariko nta kibazo mama nta kibazo fasha rwose fasha koga babyaye ndakurumbije wa mukobwa oya nta kibazo mama nakubwiye ngo umuntu wese afite ko yubaka oya mama mbabarira mwihorera umugabo wanjye nzashaka kurogoza ndabona warasize bansuhurize kandi ndagukunda mama suze kadete urwa rugabo rwa sinze ungere kurusanga hangaha nta soni urwirwa runyunyuriza imitsi y'umwana gusa aho ngo bakowe we ndazinywa ibibazo byose bigomba gushira James wabaye iki se kuri hano ndi kubona hano ra ni wowe njyewe wari wabaye iki se agora kubanza umubere rwose imyaka myinshi kuri kwiyahuza inzoga se byagenze bite ko ntabikumenyereye kare ufite ikihe kibazo se kabanza tunywe inzoga bakuzanire seriveri oya seriveri nakuzanire akayoga tumanura ivumbi nirangiza tuganire nk'abantu ibi biri hano se byashize reka ibi ni ibyanjye ni ibyawe se ibi ni ibyanjye ntabwo ari ibyawe wabireka bakuzanire inzoga seriveri muzanire inzoga muzanire oya reka dupfundure ihari nidore ireba niriya ni igice baseka nk'iriya y'igice iyi ngiyi tuyireke reka bakuzanire yawe iyi ngiyi se si yawe wayinyweye ufata indi nta kibazo niyo irapfunduye do nta kibazo yinywe nushaka n'izo zinywa ndagura izindi tuzinywa amakuru y'iminsi shari sicyo cy'ingenzi wabaye iki ibyo nabaye rero ntabwo ari ibyo kuvuga none reka tubanze tunywe muko tugenda tunywa ndagenda nkubwira kunywa rikeri kunywa byeri ariko yinyumva ujya wibaza ko kera wari umugore wanjye ndabizi niyo mpamvu nicaye hano wari umugore wanjye cyane niyo mpamvu nicaye hano nyine mbwira waje gushaka se naje gushaka cyangwa waje gushaka ntabwo mbyanze ni wari kumbaza icyo kibazo ntabwo mbyanze ngewe narashatse nyine ariko urugo rungeze hano rugiye kugera hano urugo rungeze ibibazo ufite hano bijyanye n'urugo ntabwo nabona uko mbikubwira ariko ngira umugore mwiza winyibutsa ko ufite umugore mwiza ntabwo byo bindeba ni umwana mwiza umva nkubwire rero
reka mamaze nkubwira story yanjye iyo story iyo story rero umuservice nawe yumve nabo mu kabari bose mabukwe oya mabukwe oya tugende mu rugo uruhuke wimbire neza ndijyanirega ntago nasinze ntago wasinze gatugende mu rugo ndacyari muzima rwose ntago nasinze ugiye ndijyana tugende rero banzureke mari maka nta kibazo. Okay fine tugende mu rugo batakumva abantu bahari nta kibazo tugende ndijyana ahangaha ndijyana ntago nasinze Shiri, oh my God. Ni wowe? Shiri, no way. Shiri mbwira hano mazi iminsi yose. Naraguhamagaye ngo kumfata telefone yawe ugera uyikuraho. Baby no way. Ansuhuze. Ushinda gusuza gute? Ansuhuze turavugana ibintu. Calm down, sibyo? Calm down. Shiri, mbarungire. Nagize ngo bagufunze. Baby ndagusobanura, sibyo? Reka kurakara ntarakubwira. Sibyo? Nakoze iki ko? Baby. Ansuhuze turavugana, sibyo? Shiri turavugana iki? Nkunda. Telefone yanjye ntuyifata. Ntusubiza na message kugukunda ntago icyo ari cyo gisubizo nyene aka kamwanya. Wari uri hehe wari umeze ute? Basi bari baragufunze. Baby ndaza gusobanura ibintu byose, sibyo? Calm down. Ngaho mpereza amazi yo kunywa basi. Sibyo? Nzimo amazi yo kunywa then tuganire. Sibyo? Tukundana. Shiti wambara ukambwira hano maze iminsi 5 yose udafata telefone. Iminsi 5 yose. Mana shuna gukoreye iki koko? Shiti iminsi 5 udafata telefone. Iminsi 5 utananyandikira message. Ese sheri ubwo ibyo bintu ni ibiki koko? Babe reka kuvuga amagambo menshi, sibyo? Kagusobanurira, sibyo? Kamanze ngusobanurira, sibyo? Sohona. Shiri ndagukunda. Nshaka kumenya nyine wari uri he. Urankunda, right? So, kanangira ukuntu byagenze. Cyagiye mvana. Mubwira ngo ngeze hano hepfo. Kuri abashuti banjye, right? Numve neza kandi mbabarire. Nagiye mu kabari. Inzoga. Nyinshi koko, nyinshi nanjye ntashobora kubara umubare wazo. Nyinshi pe. Bigeze mu masaha y'umugoroba. Aje kuza umukobwa. Hansucike mubwire. Haza umukobwa. Turasangira, turanywa, turarya, ariko nasinze pe ku buryo ntibukaga n'igihe naziye nahondi. Byaje kugera amasaha nijoro nka saa 7. Avuga rero ntago mbasha gutaha njye nyine. Umukobwa arambwira ngo wambabare tugataha. Shiri kutamama. Come on. Umukobwa turatahana. Turaryamana. Shiri iki? Hanze Oh my God. Ndikukubwira ko nari nasinze ibyo bintu byose. Nta na kimwe nibukaga. Utamamaga yukubizi neza ku kintu cyose wakora ugikora turi kumwe Shiri. Babe ndabizi ko ibintu nakoze ari amakosa, ari amahano. Bitewe n'uburyo umfata nk'umugabo mwiza. Ukora ibintu byose. Ibyo bintu ngiye nta kimwe nshoboye muri urugo pe. Meze nk'imbwa, meze nk'umukozi, meze nk'iki. Ntago ndi umugabo nyawe pe. Ubu niko ndi kwifata mu mutwe wanjye. Ntago ndi umugabo. Ndabizi neza ko nta kintu na kimwe nshoboye udahari. Mbese nta mugabo ndimo udahari. Babe, reka kundakarira n'ukuri. Nta kintu na kimwe nshoboye muri ino nzu. Nta kintu nkora, ntacyo nzana. Ndetse udahari ntago naba mpari. Shiri hoya. Babe, reka nkubwire. No way.
baby na ibyo byo gupfukama byiweshije ntago ndi umuntu wo gupfukamirwa ibyo ndabyanga baby amakosa sanjye kangusabye ikintu mbabarira niyo wafata umwanzuro umeze gute niyo wambwira ngo dutandukane it's alright ariko bashe kumbabarira shiringawe ikintu nakoze kibi nicuza kitazamva no mu mutwe bitewe no kumfata ngiyewe ndaho ngaho nicaye mu nzu ndyama gusa nta kandi kazi mbese nta mugabo ndimo pe shiri ibyo nago izari impamvu zatuma uvuga ko utari umugabo uri umugabo uracyari n'umugabo wanjye ariko bishoboka kuba naba umugabo n'ukuntu mfata n'ibyo nakoze ntago byashoboka ahubwo mbwira ngo urambabariye kubw'icyo nakoze niyo nagenda tukatandukana ukasigara mu mahoro ariko wambabariye shiri kandi ndagukunda urabizi right shiri nanjye ndacyagukunda nta kintu cyabihinduye sibyo ibyo ni ibintu okay icari tonze suvugana shiri ngiye ibyo byose nta mpamvu nimwe ifatika ihari oya wambwira ko we ntago wabinyumvisha ukuntu ngukwiriye n'amakosa mba nakoze nibyo uba wankoreye mva mubwire kwisi bibaho no shiri bibaho kandi tugomba kubicamo uracyari umugabo wanjye shiri nagiye gufata umwanzuro mbona kare unkwiriye so rero ntago akantu kamwe kaba ibintu nakoze ntago bibaho n'umunsi n'umwe no mu mateka yize sheri basi ngiye kuri ngiye wakira imbabazi ko nakubabariye baby ntago byashoboka basi uramutse warabikoze uri muzima nagira ikibazo kandi nabwo nakubabarira sheri ndagukunda basi iri kosa ntirizongere ukundi basi niba ari n'icyo kibazo cy'inzoga uzazihorere sibyo niba ubona neza ko izo nzoga zigutera ikibazo sheri uzazihorere gusa ndacyagukunda kandi umugore wawe uhora wishimye kubera ko uhari baby